tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Mahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye kuri Zaburi ya 3. Nkaba narakubwiye ko Zaburi ivuga ku isengesho rya mu gitondo. Siyo Zaburi twaganiriyeho gusa kuko nanakuganirije kuri Zaburi ya 4 nkakubwira ko iyi Zaburi nayo ivuga ku isengesho rya nimugoroba. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuganira kuri Zaburi ya 5, ya 6 n'iya 7. Reka mbanze mire ku mazi gato ubundi ngaruke dutangirane ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Imani hafi cyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe. Reka ntangire nkubwira ko Zaburi ya 5 iri muri Zaburi zikoze ikiraro gihuza Zaburi ebyiri zivuga ku buhanuzi bwa Mesiya. Zaburi zikoze icyo kiraro zihera kuri Zaburi ya 4 zikagera kuri Zaburi ya 5. Zikaba zivuga ibisa n'inkuru. Ubwa mbere muri izi Zaburi tubonamo ishusho y'ubuzima bwite Dawidi yanyuzemo. Ubwa kabiri izi Zaburi ndavuga guhera ku ya 4 kugera ku ya 7 zihishura ishusho y'ubuhanuzi ku gihugu cya Isirayeli mu gihe cy'umubabaro cyangwa se Great Tribulation mu rurimi rw'icyongereza. Nanone kandi izi Zaburi zifite icyo zitwigisha uyu munsi ko zirimo amahame akomeye cyane. Zirimo ubutumwa bw'Imana ku bantu bayo uko ibihe bigenda bisimburana. Zaburi ya 4 yitiriwe umutware w'abaririmbyi kuri Neginoti. Neginoti tukaba twarabonye ko ari icyuma cy'umuziki. Naho iyi ya 5 yitirirwa umutware w'abaririmbyi kuri Nehiroti. Nehiroti birashoboka ko cyari icyuma cy'umuziki kivuzwa n'umwuka nk'umwirongi, aho bisaba ko umuntu ahuhamo kugira ngo icyo cyuma kivuge. Dawidi umwanditsi wa Zaburi nziza muri Isirayeli yahimbye izi Zaburi mu buryo bwiza butuma zaririmbwa ndetse zigashyirwa no mu muziki. Birashoboka rero ko Zaburi ya 5 yaririmbwe na korali runaka icurangishijwe n'umwirongi cyangwa se icyuma kivuzwa n'umwuka. Uwitwa Arthur Pridham yashakiye ijwi iyi Zaburi ya 5 maze ayirata agira ati: Zaburi ya 5 ni isengesho ryo kwizera riva mu mutima uhamya neza ko Imana ari ingabo ikingira abayishaka igatsikamira abanyabyaha bayikorera ibibi bishushanya. Pridham nanone yongeye kugira icyo avuga kuri Zaburi ya 5 agira ati: amakuba atera kwihangana, ibyishimo bikaba ibyiringiro bikomeye byo gucungurwa n'urukundo rutagereranywa. Uko niko Pridham Arthur yavuze mu ncamake iyi Zaburi ya 5. Zaburi ya 5 nayo yitwa isengesho rya mu gitondo, kandi ndagira ngo urebe uburyo itangira. Turasoma muri Zaburi ya 5 guhera ku murongo wa 2 kugera ku murongo wa 4. Haravuga ngo: Uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye, ita ku byo nibwira. Mwami wanjye, Mana yanjye, cyariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakira, kuko ari wowe nsenga. Uwiteka, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Noneho reka se nusemura gato iyi mirongo tumaze gusoma. Iragira iti: tegera ugutwi amagambo yanjye, o Yehova, wite ku byo nibwira. Umva gutaka kwanjye, Mwami wanjye kandi Mana yanjye, kuko ari wowe nsenga. Yehova, mu gitondo uzumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzaza aho uri nkwitegereze. Urumva ko iyi Zaburi ari isengesho rya mu gitondo. Mu gitondo isengesho rye rizazamurwa ku Mana. Igitondo ni igihe cyiza cyo kwerekeza Imana umutima wawe mu isengesho. Muri Zaburi ya 5 guhera ku murongo wa 5 kugera ku murongo wa 8 haravuga ngo: kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntazaba iwawe. Abibone ntibazahagarara mu maso yawe, wanga inkozi z'ibibi zose. Uzarimbura abanyabinyoma, Uwiteka yanga urunuka umwicanyi n'umuriganya. Ariko jyeweho nzazanwa n'imbabazi zawe nyinshi mu nzu yawe, kuko nkubashye nzikubita hasi nsenge nerekeye urusengero rwawe rwera. Gusemura gato iyi mirongo dusomye bishobora kudufasha gusobanukirwa neza ikivuga. Iragira iti: kuko nta yindi Mana abanyabyaha bashobora kunezererwa. Umunyabyaha ntashobora kubana nawe. Umwibone ntiyahangara guhagarara imbere y'amaso yawe, kuko wanga imirimo yose idakiranuka. Uzarimbura abavuga ibinyoma. Yehova
yanga umuntu umena amaraso kandi w'umuhemu. Ariko jyeweho nzinjira mu nzu y'imbabazi zawe, nzikubita hasi nitegereze ahera h'urusengero rwawe mfite ubwoba. Aha niho guhumurizwa k'umwana w'Imana gushingiye. Nawe ubwawe ndabizi neza ko iyo witegereje ibiri kukubaho uyu munsi ushobora kugira ubwoba nk'uko nanjye meze, tubitewe n'uko isi ya none irimo akarengane kenshi no gukiranirwa. Ibi byose bishobora gutuma wumva ubabaye mu mutima wawe. None se niki gishobora guhumuriza umutima w'umwana w'Imana muri iki gihe? Umwanditsi wa Zaburi arabitubwira hano. Uburyo umwana w'Imana yanga ikibi mu mutima we bihishura ko ari mu ruhande rw'Imana. Imana kandi yanga ikibi. Ikibi nicyo gituma Imana ibona ku isi ya none yamaze kuzuramo icyaha. Icyaha ntabwo kinezeza Imana, nta nubwo kinezeza abamaze kuyimenya. Ikibi ntabwo gishobora guturana n'Imana, kuko Imana ari umucyo kandi ko muri yo hatari umwijima na muke. Ibi tubisoma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 5. Habakuki yigeze kuvuga ibisa nk'ibi igihe Uwiteka yamubwiraga ko Abakarudaya bagiye gutera igihugu cy'Imana. Muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 13 aravuga ngo ufite amaso atunganye adakunda kureba ikibi. Nibyo rwose ko ikibi gishobora kumara igihe gikorwa kandi uri kugikora akumva ari hatunganirwa, ariko umunsi umwe uzagera ikibi kirimburwe kandi ababeshya bose n'abacumura bazakorwa n'isoni iteka ryose. Imana yabivuze neza ko hariho umunsi w'urubanza ugiye kuza kandi ikibi ntikizagumaho. Ibi Imana yabivuze neza mu Byahishuwe igice cya 21 ku murongo wa 8. Aragira hati ariko abanyabyaha n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Ushobora kumfata nk'umuvugabutumwa wa kera kuko nkubwiye uyu murongo, ariko nizera ko urubanza rw'Imana ruzaba kuri iyi si nta kabusa. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemerera wamamaza inkuru nziza.
Muri Zaburi ya 5 guhera ku murongo wa 9 kugera ku wa 10 haravuga ngo, Uwiteka kubwo gukiranuka kwawe ujye unyobora kuko banyubikiye, umanurira inzira yawe aho unyura, kuko ari nta murava uri mu kanwa kabo, imitima yabo nigomwa risa, umuhogo wabo ni imvi irangaye, bashyeshyesha indimi zabo. Ubusobanuro butandukanye n'iyi mirongo dusomye n'ubu. Yehova nyobora ku gukiranuka kwawe kuko banyubikiye. Hano Dawidi yari avuga ngo, abanzi banjye barandeba, bifuza kuntera ubwoba kugira ngo ngwe, ariko ndifuza kuguha icyubahiro. Urumva ko Dawidi yari asenga abwira Imana ngo ye kwemera ko agira ubwoba kandi ngo ye kugwa, ndetse Dawidi yifuzaga kuyoborwa n'Uwiteka. Yarasenze ngo, umpanurire inzira yawe aho nyura, kuko ari nta murava uri mu kanwa kabo, imitima yabo nigomwa risa, umuhogo wabo ni imvi irangaye, bashyeshyesha indimi zabo. Uyu murongo nanone tuwubona mu Baroma igice cya 3 ku murongo wa 13, aho Paulo yavuze ngo bariganishije indimi zabo. Izi ni indimi mbi cyane, abanyabyaha bazi neza ukuri ariko barakwirengagiza. Muri Zaburi ya 5 guhera ku murongo wa 11 kugera ku wa 13 haravuga ngo, Mana ubagira ukugira abanyabyaha, imigambi yabo ibatere kugwa, ibicumuro byabo byinshi bigutere kubirukana kuko bakugomeye. Nibwo abaguhungiraho bazishima, ibyishimo bizabateza amajwi hejuru iteka kuko barinda, kandi abakunda izina ryawe bazakwishimira kuko uzaha umukiranutsi umugisha, Uwiteka uzamugotesha urukundo rwawe nk'ingabo. Iyi mirongo nanone nshobora kuyisemura muri ubu buryo ngira nti, Ho Mana ubareke barimbuke kubw'imigambi yabo mibi, ubavume kubw'inama zabo mbi kuko bakwigometseho, kandi abashaka ubuhungiro muri wowe bose bazishima, bazahora batura amashimwe yabo kuko barinda, bazavuga izina ryawe mu rukundo, kuko wowe Yehova uzaha umugisha ugukiranukira, kugira neza kwawe kuzakikuza umukiranutsi wawe nk'ingabo. Uyu mwana w'Imana yabonye ko nta handi ashobora gukura ubuhungiro atari mu isengesho, kuko ibyo abona umunyabyaha akora muri iki gihe biteye isoni. Uyu mwanditsi wa Zaburi nanone asenga asaba Imana kumuyobora mu nzira itunganye, yirinda icyamutandukanya n'Imana. Ku murongo wa 11 umwanditsi wa Zaburi asaba Uwiteka kurimbura umwanzi. Iri ni ryo sengesho rya mbere tubona muri Zaburi ririmo uburakari bwinshi. Ibi nzabisobanura nyuma nidukomeza kwiga iki gitabo cya Zaburi. Hariho amasengesho amwe Dawidi yasenze, aho yasabye Imana kumurenganura, yasabye Imana kumutabara, igahana bamurenganyaga. Ayo masengesho rero Dawidi yasenze yari yuzuyemo uburakari bwinshi. Yesaya nawe yigeze gusenga muri ubu buryo, nk'uko tubisoma muri Yesaya igice cya 64 ku murongo wa 1 n'uwa 2, aho yavuze ngo, icyamo gasatura ijuru ukamanuka imisozi igatengukira imbere yawe, nk'uko umuriro utwika inyanja ukatuza amazi, kugira ngo izina ryawe rimenyekane mu banzi bawe, amahanga agahindira imishyitsi imbere yawe. Ubwo wakoraga ibiteye ubwoba tutabyibagirwa, waramanutse imisozi itengukira imbere yawe. Umunsi umwe Imana izahana abanyabyaha. Ibyanditswe bitubwira neza ko Imana izihorera. Ngira ngo uribuka ko umwami Yesu yigeze guca umugani w'umupfakazi washyiriye urubanza umucamanza w'iyi si, aho umupfakazi yavuze ngo, ndengera ku mwanzi wanjye, uko amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushye. Nuko umwami Yesu arabaza ati, nimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Aya magambo dusomye tuyasanga muri Luka igice cya 18 guhera ku murongo wa 3 kugera ku wa 8. Na Dawidi rero mu gihe cye yasabye Imana ko yamuhorera. Ntekereza ko muri iki gihe abakristo basenga muri ubu buryo basaba Imana kubahorera ari icyaha. Ushobora kuvuga ngo ntabwo wari ukwiye kuvuga gutyo, ariko uko niko rwose mvuze. Aha niho tugomba gusobanukirwa neza iki byanditswe bivuga n'umumaro wabyo. Hari abantu benshi bashaka kwitwaza umujinya wabo bishingikirije ijambo ry'Imana. Bariho n'abavuga ko bene iyi mirongo isaba Imana guhorera ubwoko bwayo watari ijambo ry'Imana, kuko umukristo wa kino gihe adakwiye kuvuga atyo. Ariko nshuti yanjye, iri jambo ryo gusaba Imana guhorera ubwoko bwayo rizabaho mu gihe cy'umubabaro. Muri icyo gihe ubwo abantu bazaba bagendera munsi y'amategeko bazasenga bene iri sengesho nk'uko byari bimeze mu isezerano rya kera. Kandi Imana yiteguye kuzumva ijwi ry'abantu bayo, kandi yiteguye guhorera ubwoko bwayo. Gusa muri iki gihe dusabwa gukora ibitandukanye. Muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 44 haravuga ngo, ariko jyeweho ndababwira nti, mukunda abanzi banyu, musabira ababarenganya. Ndakubwiza ukuri ko ibi bigoye kubikora, ariko nibyo umwami Yesu adushakaho.
Mu Baroma 12 ku murongo wa 19 aratubwira ngo bakundwa ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye nijye uzitura, niko Uwiteka avuga. Imana ivuga ko guhora ari ukwayo. Akenshi usanga umwana w'umuntu yihutira kwihorera, ariko tugomba kumenya ko iyo dushatse kwikemurira ibibazo tuba tutakiri kugendera mu bushake no kwizera Imana. Imana ikeneye ko tuyizera yuko ishobora kuduhorera abanzi bacu. Igihe umwami Yesu Kristo yari hano mu isi, yakorewe ibibi byinshi ariko ntiyigeze na rimwe yihorera. Uko niko ashaka ko abari mu itorero rye nabo bamera. Ariko Imana yaravuze ngo guhora n'ukwanjye nijye uzitura. Umunsi umwe Imana izihorera. Iyi Zaburi ya 5 iratangaje cyane, kuko izana ihumure ku bwoko bw'Imana buriho butotezwa. Nyemerera twongere dufata akaruhuko, ubundi ngaruke mu kanya twinjire muri Zaburi ya 6. Imana ikomeze kugirire neza. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera. Samirana, Samirana, usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Muri iyi Zaburi ya 6 umuntu yitegereza impande ze zose akabona agoswe n'abanyabyaha gusa. Nuko nawe akareba mu mutima we agasanga nawe ubwe nta kiranuka imbere y'Imana. Niba Zaburi twasomye za mbere ari isengesho rya mu gitondo na nijoro, iyi Zaburi ya 6 yo ni Zaburi yo mu gihe cy'umwijima. Iyi Zaburi yitiriwe umutware w'abaririmbyi kuri Neginoti no kuri Sheminiti. Tugeze nanone kuri indi jambo rishya ari ryo Sheminiti. Iri jambo risobanura ijwi riririmbitse hejuru, ibyo abanyamuziki bita octave. Kandi hariho abanyamuziki bavuga yuko iyi octave ishobora kuririmbwa gusa n'abagabo. Zaburi ya 5 ni Zaburi irimo isengesho ry'umujinya, naho Zaburi ya 6 ni Zaburi irimo kwatura ibyaha. Uwayanditse akaba yarari hataka yatura ibyaha bye asaba Imana kumubabarira. Turasoma muri Zaburi ya 6 guhera ku murongo wa 2 kugera ku wa 5. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ntunyayishe umujinya wawe kandi ntumanishe uburakari bwawe bwotsa. Uwiteka mbabarira kuko numiranye.
Uwiteka nkiriza kuko amagufwa yanjye ahinda imishyitsi, umutima wanjye nawo uhagaze cyane. Aho Uwiteka uzagezahe kubikundira? Uwiteka garuka utabara umutima wanjye, unkize kubw'imbabazi zawe. Umwanditsi wa Zaburi yamenye icyo yari akeneye, amaze kukimenya ataka asaba Imana kumubabarira. Ku murongo ukurikiraho tubonamo kukwatura. Turasoma muri Zaburi ya 6 wera ku murongo wa 6 kugera ku wa 8. Aravuga ngo, kuko upfuye atakikwibuka, ninde uzagushimira ikuzimu? Kuniha kurandambiye, uko ijoro rije notesha uburiri bwanjye amarira, uburiri bwanjye nyabuminjagiraho. Mu maso hanjye hananurwa n'umubabaro, hashajishijwe n'abantera bose. Nekereza ko hano tuhabona ishusho ya Dawidi, kandi nibaza nanone ko harimo n'ishusho y'umwami Yesu Kristo. Nekereza ndetse ko muri iyi Zaburi ya 6 harimo ishusho ya Isirayeli mu minsi yayo ya nyuma, hakabamo kandi n'ishusho y'abizera b'iki gihe, ari bo wowe nanjye. Mbega iby'iyi Zaburi! Iyi Zaburi irimo gutaka kuwa yanditse asaba Imana imbabazi, kandi bivuye mu mutima. Imbabazi z'Imana nizo zonyine zishobora kudukiza. Ibyanditswe mu Isezerano Rishya bitubwira kenshi cyane ko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Imana yakoresheje imbabazi nyinshi kuri jye, ariko kandi hari izindi mbabazi yasigaje ishaka gukoresha kuri wowe. Imana ifite imbabazi nyinshi, kandi n'ukuri turazikeneye. Muri Yesaya igice cya 52 ku murongo wa 14 havuga umwami Yesu hagira hati, mu maso ye hononekaye ntihase naho umuntu, n'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu. Muri Zaburi ya 69 ku murongo wa 4 Uwiteka yaravuze ngo, kurira kuranduhije, umuhogo wanjye urumye, amaso yanjye yarerurutse ngitegereza Imana yanjye. Nanone muri Zaburi ya 42 ku murongo wa 4 Uwiteka aravuga ngo, amarira yanjye niyo yambereye nk'ibyo kurya ku manywa na nijoro, kandi bahora bambaza umunsi ukira bati, Imana yawe iri hehe? Muri Zaburi ya 38 ku murongo wa 11 Uwiteka aravuga ngo, umutima urankubita, intege zanjye zirashira, amaso yanjye nayo ubwayo afite ibihuzenge. Hanyuma muri Zaburi ya 88 ku murongo wa 10 Uwiteka aravuga ngo, mu maso hanjye hananurwa n'umubabaro, Uwiteka njya ngutakira uko bukeye, nkakuramburira amaboko. Muri iyi mirongo yose nubwo nkubwiye mike muri yo, umwuka wa Kristo wavugaga ubuhanuzi bw'uburyo yagombaga kubabazwa igihe ari kuza mu isi yicishije bugufi. Ubwoko bw'Uwiteka ari bwo gihugu cya Isirayeli, abazaba bakiriho mu gihe cy'umubabaro nabo bazahura n'akaga gakomeye cyane. Uyu munsi tubona ko abera benshi b'Imana bariho banyura mu bihe nk'ibi by'umubabaro, ariko nshuti yanjye, igikwiye kuduhumuriza nuko tugomba kwibuka ko na Kristo yababajwe. Kristo yarababaye kandi arababara cyane. Nubwo ntazi ukuri ubabazwa uyu munsi, ukwiye kumenya ko Kristo ari we wabanje kubabazwa mbere yawe, kandi yiteguye kuguterura agashyiraho iherezo kuri uwo mubabaro urimo. Mbega ukuntu ari byiza cyane kugira umukiza n'umwami Yesu Kristo mu buzima bwacu. Muri Zaburi ya 6 ku murongo wa 9 aravuga ngo, mwankozi z'ibi bimwe nimuva aho ndi, kuko Uwiteka yumvise kurira kwanjye. Hariho igisubizo kuri iri sengesho. Turongera dusome muri Zaburi ya 6 ku murongo wa 10 haravuga ngo, Uwiteka yumvise kwinginga kwanjye, Uwiteka azemera gusenga kwanjye. Mu Baheburayo igice cya 5 ku murongo wa 7 batubwira iby'umwami Yesu Kristo ngo, Yesu akiri mu mubiri amaze kwinginga no gusaba cyane, yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubaha kwe. Aha niho rero guhumurizwa kwacu gushingiye uyu munsi. Imana izumva kandi isubize gusenga kwacu igihe cyose tuzaba turi mu bibazo. Nshuti yanjye, mbese urumva ibi bitaguhumurije? Ushobora kuba uri mu bihe bikomeye muri kano kanya, kandi rwose niba uri mu kaga, iyi Zaburi ndayigutuye ngo iguhumurize. Reka twinjire no muri Zaburi ya 7. Umuntu umwe yigeze kuvuga ko mu mutwe w'amagambo w'iyi Zaburi ya 7 ngo hakwandikwaho hati, mbese umucamanza w'isi yose ntakora icyiza? Ndagira ngo kandi nkubwire ko iyi Zaburi ya 7 ari iya Shigayoniya Dawidi yaririmbiye Uwiteka kubw'amagambo ya Kushi wo mu muryango wa Benyamini. Nubwo tutamenya neza ubusobanuro bw'iri jambo Shigayoniya, ariko dushobora kugenekereza. Shigayoniya bivuga gutaka kw'abantu benshi. Uko ni ugutaka kwa Dawidi mu ndirimbo. Byari kumbera byiza kumva Dawidi ari haririmbiye iyi Zaburi. Iyi Zaburi ivuga ku gutaka kw'abantu benshi. Nekereza ko irimo ubuhanuzi buvuga uburyo ubwoko bw'Imana buzataka cyane, kuko bazaba barasigaye mu gihe cy'amakuba kigiye kuzaza. Ni ugutaka cyane k'umuntu ufite ibyaha. Ndagira ngo rero urebe ibyiringiro Dawidi yari afite mu isengesho rye. Turasoma muri Zaburi ya 7 ku murongo wa 2 n'uwa 3. Haravuga ngo, Uwiteka Mana yanjye niwe mpungiraho ntabara, nkiza abangenza. Urya muntu ye gushishimura umutima wanjye nk'intare, awushwatagura ari nta wuntabara. Uwitwaga Ibalen yasemuye uyu murongo agira ati, Yehova Mana yanjye, muri wowe niho mbonera ubwihisho. Unkiza abandwanya kandi untabare, kuko bamagurukiye nk'intare
gushishimura umutima wanjye, kandi nta n'umwe wo kunkiza. Mbese iyo ntare ninde? Ni Satani, uwo Petero yavuze agira ati, mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, gice cya 5 ku murongo wa 8. Imirongo ikurikira tubona ko Dawidi akomeza kuvuga ku karengane. Turasoma muri Zaburi ya 7 ku murongo wa 4 n'uwa 5. Aravuga ngo, Uwiteka Mana yanjye, niba naragenjeje ntya, niba amaboko yanjye ariho ubugoryi, niba narituye inabi uwo twabanaga amahoro, ahubwo nakijije uwanteraga ampoye ubusa. Uburyo umuntu urengana ababazwa muri iki gihe ni ibintu nanjye ubwanjye ntajya nkunda gusobanukirwa. Ariko nshuti yanjye, hariho ikintu ushaka kukubwira. Umenye neza ko hari undi ukomeye, uzi neza impamvu urengana ababazwa muri iki gihe, kandi umunsi umwe uwo nkubwira ubizi azadusobanurira impamvu. Hariho ibintu bimwe mu buzima bwanjye n'ubwawe udashobora gusobanukirwa. Sinabasha gusobanura imibabaro yawe, kuko ntanazi n'impamvu ngomba kunyura muri ibyo byose, ariko umunsi umwe Kristo azabidusobanurira. Noneho tugeze ku gice gishimishije. Iki ntabwo ari igice cy'umwijima nk'uko twabibonye muri Zaburi ya 6, ahubwo ni igice cy'umucyo wa mu gitondo. Turasoma muri Zaburi ya 7 ku murongo wa 7. Aravuga ngo, Uwiteka hagurukana umujinya wawe, wihagarikire kurwanya gushega kw'abantera, kandi unkangukire washyizeho urubanza. Dawidi yatakiye Imana kumuhorera no kumurwanirira. Muri Zaburi ya 7 ku murongo wa 12 aravuga ngo, Imana ni umucamanza utabera, ni Imana igira umujinya iminsi yose. Mu gihe nyiriho mvuga ibi ngibi, ndashaka kukwibutsa ko turi mu bihe by'indangagaciro nshya, kandi izo ndangagaciro nshya nta kindi zihatse atari imico mibi gusa. Imana ntishobora kuzemera, kuko Imana ubwayo itajya ihindura imico yayo n'uburere bwayo. Imana ntabwo igendana n'ibigezweho nk'uko abantu bameze. Kubw'iyo mpamvu rero tugomba kuririmbana na Dawidi ngo, nzashima Uwiteka nk'uko bikwiriye gukiranuka kwe, nzaririmba ishimwe ry'izina ry'Uwiteka usumba byose. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 7 ku murongo wa 18. Nshuti yanjye, Imana izahana ikibi, kandi umunsi umwe izakivana muri iri sanzure ryayo. Imana ishimwe kubw'ibyo. Wowe tutatangiranye ikiganiro cy'uyu munsi, reka nkunyuriremo gato mu ncamake z'ibyo twaganiriye. Twabonye ko muri iyi si uwizera rimwe na rimwe ahura n'imibabaro hamwe n'akarengane, ariko nyuma y'ubu buzima buruhije duhura nabwo, Imana izashyiraho iherezo vuba cyane, kandi izahana abanyabyaha ibikwiranye n'ibyo bakoze. Reka dusenge. Mana, tukiri muri iyi si duhura na byinshi bitugerageza, kandi tukarengana kenshi, ariko hahirwa urengana azira wowe, kuko vuba bidatinze ugiye kuza kutuvana muri uyu muruho w'iyi si. Ndasabira umuvandimwe waneze amatwi, wamaze kukwizera akaba ari kunyura mu buzima bumugoye, ngo mwongere imbaraga, kandi yizere yuko ushoboye kumugirira neza muri ibyo byose ari kunyuramo. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shuti, wakoze gukurikira ikiganiro Tumenye Bibiliya. Ndagusezeranya ko ningaruka ubutaha tuzaganira kuri Zaburi ya 8. Nkazakubwira uburyo iyi Zaburi ishimangira ubumuntu bwa Kristo n'intsinzi ye nk'umwana w'umuntu. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.